nibyo mwaramutseho neza mwese rero abaduteze yombi muri mu bice bitandukanye nabasuje kandi mbifurije kugubwa neza nongeye kubaha ikaze kuri uyu munsi wa none tariki 30 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026 derukana mu masaha make yatambutse ariko nanone mu masaha nimugoroba twari twagarutse ku makuru akomeye cyane ibyari birimo kuvugwa kavumu muri Kivu y'Amajyepfo. Namakuru akomeye cyane arimo yumvikana kamwe mu duce twegereye umujyi wa Bukavu nkeka ko ari hagati ya kilometero 40 na 45 kugira ngo ube wasimbuka werekeze Bukavu. Hari byahavugwaga kamwe mu duce tumaze iminsi twumvikanamo mu by'ukuri imirwano nakwita ko irimo iragenda itegurwa cyangwa se urugamba rurimo ruragenda rushyuha gake gake hagati y'abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa 23 ndetse si bo bonyine gusa ntago ari bonyine gusa n'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gifatanyije cyangwa se gishyigikiwe na Wazalendo. Ni Wazalendo ishyigikiye igisirikare cya leta ya Kongo, ariko kuri ubu Wazalendo bakaba bavugwa gustatira ibice ndetse no gutegura imirwano muri utu duce nk'uko amakuru arushaho kugenda abitugaragariza cyangwa se inyandiko z'amakuru aturuka muri utu duce agenda mu by'ukuri abisobanura. Kuri ngubu mu midugudu igiye itandukanye biravuga ko hakomeje kugenda hagaragara aba Wazalendo, ariko masaha nimugoroba nakubwiraga yuko Kavumu irimo irazengurukwa. Kavumu irimo kuzengurukwa gake gake, irazengurukwa nabande ni Wazalendo bakomeje kugenda bazenguruka tuno duce kabisa. Kavumu hari Kavumu mu by'ukuri ni nini. Kavumu ntabwo ari agace gatoya, ni igice nacyo cyisumbuyeho, ariko turi kureba Kavumu centre, turi kureba Kavumu aeroport hafi n'ibice bya za Ruhihi. Ni uyu munsi turimo turatera akajisho tukareba ese byifashe bite. Kubitira kuri za Mpiti cyangwa satira Bukavu ukumva ko nayo situation ntabwo yifashe neza. Ariko kuri nshongeye kubwira amakuru akomeye cyane, umudugudu wavuzwemo Wazalendo, igice cyavuzwemo Wazalendo, baba Wazalendo bumvaga ngo bari kuzenguruka umujyi wa Bukavu Prito Bukavu jete umujyi wa Kavumu, ubundi bari he cyangwa se bari kugaragara mu kahe gace, bari mu myiteguro y'ibihe bikorwa bimeze bite muri tu duce. Amakuru yose rero kubijyanye n'iyo operation ngiye kuba nayagarukaho, ngiye kuba nayava imuzi n'imuzingo. Hanyuma rero ndaza kugaruka kuri inyeshyamba z'abarwanyi b'FC 23 Mwenga. Aba barwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa 23 naho turacyari muri Kivu y'Amajyepfo, bari kuhashyira ibikoresho byinshi cyane bagomba kwifashisha mu mirwano mu minsi iri imbere. Cyakoza kubw'umwaka w'aba barwanyi mu by'ukuri nakubwira ko aya mabanga ya AFC 23 yamenetse, ndetse saa yari yose ushaka kumva FARDC iramutse igize ikikora cyangwa se nanone ukumva nyine ko aya 23 nayo ishobora kugira ikikora ngo barashaka gutira ibice birimo Bijombo. Turaza kuba twabigarukaho ibyo bikorwa by'inyeshyamba za 23 nibihe bikoresho bari kugeza muri Mwenga. Ese ni ibihe bice izi nyeshyamba ubundi ziri kugezamo ibikoresho, nihe ibiniro byabo biri kugeza uyu munsi, ne campus za 23 ziri. Ayo makuru nayo ndaza kuba nyagarukaho gake gake. Uvira naho tureba uko byifashe, icyo usabwa gusa urakizi maze kuba mwamenyera na rugo mu minsi iri imbere ntabwo nza kuba nyibisubiramo. No gukanda subscribe cyangwa se sabone, ni buto itukura ukayikandaho. Hanyuma ikindi kandi nanone icy'ingenzi cyangwa se kiba gishoboka nuko ushaka kwashaninga aya makuru akagera ku bandi magroup agiye atandukanye cyangwa se kuri bagenzi bawe. Ikindi kandi nanone niwibagirwe kujya muri group yacu ya WhatsApp ya Songa Mbere, ni link tugushyira ahatangirwa ibitekerezo. Iyo link yikozeho cyangwa se yikanzeho itikwerekeza muri group yacu ya WhatsApp, hanyuma ukabasha kurushaho kugenda ubana natwe, ukabasha kurushaho kudukurikirana 5 kuri 5 mu makuru n'ibiganiro tugenda tukugezaho. Bitekerezo byanyu, inyunganizi ndarushaho kugenda mbyakira rero hano kuri John Info. Nanone ku makuru n'ibiganiro ngenda mbagezaho nk'ibi bijyanye na Kavumu, hari n'abantu baba badukurikiranye bari muri ibi bicerega cyangwa se bari hafi yaho ngaho. Mu by'ukuri ayo makuru bari kugenda bera nabo bajye badusangiza batubwira uko byifashe. Bashaka gusangiza bari muri comment, ushaka kujya muri group yacu WhatsApp, ushaka kunyandikira kuri nimero yanjye ya WhatsApp ukambwira uko byifashe. Abakoresha urubuga rwa WhatsApp ubwo turaza kubasha gukominikana neza. Nimwibagirwe rero gutanga ibitekerezo, inyunganizi cyangwa se gusiga imitima muri comment kugira ngo turusheho kugenda tubana 5 kuri 5. Ejo nababwiye aho bitambayo
nababwiye aho bita Mbayo ariko ntabwo nigeze mbabwira byinshi kuri aka gace kubera ko aka gace kuri ubu ngubu urabona ko niko gace kagiye kuba mu by'ukuri kaba ikibazo cyane ku barwanyi ba F23. Ni agace rero mu by'ukuri kasa nk'aho gaturuka muri bice bya Walikale, nkeka ko n'ubundi n'abarimo kugaba ibitero kuri Wazalendo barimo gutegura ibitero kuri Kavumu, abenshi baturutse Walikale abandi baturuka Masisi, bikusanyiriza ahangaha muri teritwari nakwita Kare ndetse na Kabare. Ibyo bice byombi uko ari bibiri niho mu by'ukuri hakomeje kugenda hagaragara umubare mwinshi cyane w'izo mpande zombi uko ari ebyiri. Sasa iyi Kavumu mwumva kabisa yakomeje kugenda iba akavumu. Kavumu yabaye kavumu kubera ko ntago bikiri bya bindi ibintu byabashije kuba byahindura isura cyangwa se byahinduye irange. Umudugudu bita hano ngewe ndi kubona banditse ngo ni Mbayo, bampaye amakuru ariko hari naho bita niba ari Mbayo ubwo ngubwo icyambere nuko byumvikanye. Umudugudu bita Mbayo, Uwitembayo cyangwa se Uwitembuye, amakuru aravuga ko ariho ba Wazalendo wumvishe ku munsi w'ejo mu masaha y'umugoroba niho baherereye, niho mudugudu barimo, ariko ntabwo ari ukuvuga ngo bose niho bari, ahubwo abayobozi cyangwa se niho urugamba rurimo gutegurirwa, niho hari kugaragara abayobozi bakuru, ba Wazalendo bayoboye muri utu duce, gusa amazina yabo ntabwo arimo gutangazwa. Ikindi kandi Wazalendo ni benshi cyane kubera ko bamwe usanga ari abaturage muri ibi bice. Ibi rero ngo byateye ubwoba bukomeye cyane inyeshyamba z'umutwe wa 23. Ndaje mbigarukeho ariko reka mbanze nkwibwire ko muri ibi bice ahangaha muri uyu mudugudu wa Mbayo aba Wazalendo ngo bibereyemo ngo bafite igikoresho gihagije, bafite AK47, bafite machine gun, bafite za Launcher 7, bafite za PKM, intwaro zishoboka zose zishobora gutwarwa mu ntoki barazifite, bafite amagrenade, ibiturika barabifite nkuko amakuru aturuka yabivuga, ndetse barihagije kuko ni benshi ku buryo imibare yabo nyine iri hejuru. Muri uyu mudugudu rero niho hagaragayemo benshi. Amakuru aravuga ko byatumye ubu ngubu tuvugana no kugeza izi saa magingo aya ngaya, navuga ko ari mu masaha ya mu gitondo, mvuze ko ari mu masaha mu gitondo sinaba mbeshye. Amakuru aravuga ko ngo Kavumu, santere ya Kavumu yose guhera ku munsi w'ejo biriwe mu bwoba, baraye mu bwoba, ndetse no kugeza na magingo aya ngaya Kavumu abantu bafite ubwoba bwinshi, abarwanyi ba 23. Noneho ngo amakuru aramutse atugeraho, dore ko navuga ko bakiri mu masaha mu gitondo, ngo nuko benshi mu barwanyi ba 23 batabashije kwihanganira kubona ibyo Wazalendo irimo gutegura, ndetse no kubona imibare yabo Wazalendo, kubona uburyo ki bari kuzenguruka Kavumu, ngo bagize batya bariyoberanya. Bamaze kwiyoberanya bambara nk'abaturage, bamwe baguma muri Kavumu, abandi batangira guhunga. Ariko ibi ngibi ntabwo bishimishije cyane kuri Wazalendo kuba AF23 bamwe mu barwanyi bayo batangiye kwambara nk'abasivile, kuko ibyo bashobora kubikora bakaneka ko iyi Wazalendo yinjiye, cyangwa se ugasanga ni n'ubwoba gusa. Abavuze amakuru bavuze ko ngo ari ubwoba buri kubaganza, bagakuramo inifomu zabo, intwaro bagahisha. Abandi bati ntabwo ariko bimeze. Hano hari uburyo bwinshi ibi bishobora gutekerezwamo. Hari ukuba kandi nanone ngo bashobora kuba barimo baragira ubwoba, bagashaka guhunga, ariko bagahunga mu buryo bwo kwiyoberanya. Ikindi bakavuga bati AF23 nabo ni abahanga, bashaka kubona Wazalendo irimo kuzenguruka utu duce, irimo kuza gutya ku bwinshi, bakigira abasivile kugira ngo bamenye aho Wazalendo bageze, ubundi babe banabatega ibico zambush. Gusa abasore bo bakomeje kugenda bamanuka berekeza muri uyu mujyi nk'uko birimo kugenda bigaragara, cyangwa se nk'uko byakomeje kugenda bigaragaza. Abo bita Mbayo kugeza kuri saa cyangwa se kugeza kuri umunota ubu wumva turi kuvugana, niho abasore ngo bari bageze. Ngira ngo urabyumvishe rero uko byifashe Kavumu isaha ku isaha. Rero Kavumu muri santire neza rwagati ndani, ibintu bishobora kuba byahinduka.
kandi byahinduka ntabwo byahinduka mu buryo bwiza, kubera ko icyo nemeza ni uko izi nyeshyamba za 23 zidashobora kuba zava Kavumu gutyo byoroshye hatabanje kubaho imirwano. Biragoye cyane, ariko nanone birashoboka, kugeza kuri ubu ngubu birashoboka. Hanyuma rero mu makuru yandi akomeje kugenda amenyekana, nk'uko nari nabibasezeranyije, nababwiye ko turaza kwerekeza Mwenga tukanakomoza kubiri kuturuka Uvira. Ni amakuru rero yakomeje kugenda atangwa kuri situasiyo yaramutse ivugwa mu bice bigiye bitandukanye bya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ndabyita diploma militaire cyangwa se kugeza ibikoresho mu bice bimwe na bimwe bibarizwamo nyeshyamba za 23. Imidugudu ikurikira mu by'ukuri ni imidugudu nayo igera kuri 2. Imidugudu igera kuri 2 biravuga ko inyeshyamba za 23 zirimo kongera ibikoresho aho bita, navuga ko no duce bita Magunda ndetse n'aho bita Ruminiko. Ni ibice rero biri muri kilometero zigera kuri 60 muri teritwari ya Mwenga. Ni village za Magunda ndetse na Ruminiko. Aha rero ngo hari kampu zikomeye cyane z'abarwanyi bafise 23 hano muri Mwenga. Abarwanyi bose 23 rero ngo ikintu barimo kwitegura cyangwa se gahunda bariho na yindi no kubanza kuhageza ibikoresho, no kubanza kuhageza abarwanyi bahagije, umubare w'abarwanyi bahagije ndetse n'ibikoresho bihagije. Bamara kwitegura neza muri imidugudu yo muri teritwari ya Mwenga niho barimo gukora ibyo bikorwa, nabo bamara kwitegura tayari bakinjira mu mirwano. Ni nako bimeze Kavumu rega. Kavumu naho Wazalendo niba utanabisobanukiwe, barimo kwitegura, barimo kongera ibikoresho, barimo kongera umubare w'abasirikare. Nakubwiye ko abari kuva muri Warikare, hari abari kuva muri Masisi binjira muri utwo duce. Mu minsi iri imbere muraza kumva akantu kaza kuba. Hanyuma rero mu makuru akomeye cyane nuko ahanga AFC 23 nayo niyicaye muri midugudu ya Magunda na Ruminiko, nabo bahashyize igikoresho, bahashyize abarwanyi benshi cyane ndetse ngo muri gahunda ihari barashaka gufatanya na Red Tabara, barashaka gufatanya na Twirwana nk'uko bivuga ko basanzwe banafatanya, bakagaba ibitero bikomeye cyane kuri Uvira ndetse bivugwa ko Uvira yonyine, ntabwo ari Uvira yonyine ahubwo ibice birimo Remera ndetse na Bijombo. Ibyo bice ngo biri mu byago bikomeye cyane kubera aba barwanyi b'umutwe wa 23, kuko ngo niho babanza gushaka kugaba ibitero bakayirukana Wazalendo, ingabo z'u Burundi, FARDC ndetse bakabirukana aho ngaho. Gusa ibyo ngibyo ngo bari kubikora kugira ngo babashe kuba babona inzira nyine yaberekeza mu mujyi wa Uvira. Ariko hakaba hari ikibazo rero cyavutse by'umwihariko ku mutekano w'u Burundi, kuko Uvira iramutse idatekanye u Burundi ntabwo byaba bimeze neza. Naho rero bakaba bafashe ingamba zikomeye cyane, nakwita ko ari ingamba zikakaye. Ndamutse mbivuze muri ubwo buryo ntabwo byaba bigoranye, kuko aba Barundi bamaze gukanira, baravuga ko nta murwanyi wa AFC 23 rero cyangwa se Twirwaneho cyangwa se Red Tabara ugomba kuza guhungabanya umutekano hano muri aka gace cyangwa se muri iki gihugu cyabo. Ese ibyo biraza kugirwaho? Wumvisha imidugudu igera kuri 2 iri kongerwamo ibikoresho, iri gushyirwamo abasirikare. Wumvishe ejo bundi drone zari zigerageje kujya gutata amakuru, byavuga ko zishobora no kurasa ibirindiro by'inyeshyamba byari biri muri utu duce za Wazalendo ndetse na FARDC. Urumva uko ibintu byifashe, ukumva rero ko birimo birabasha gukara cyangwa se birabasha kurushaho kugira ingufu. Ndavuga ibijyanye n'imyiteguro y'ibitero. Iyi myiteguro y'ibitero irimo kuba ahangaha muri utu duce ibaye mu gihe cyangwa se iri kujya mbere mu gihe mu makuru yakomeje kugenda agaragara, cyangwa se bimwe mu byagiye bisohoka byagaragazaga yuko cyangwa se byerekanaga ishusho yo kuba kugeza kuri isaha cyangwa se kugeza na magingo aya ngaya hariho ibigano byakabaye bituma imirwano yarahagaze. Ariko ibyo bigano nta musaruro byigeze bitanga, habe namba nta gisubizo kigeze kivamo, ahubwo biracyagaragara ko hari imyiteguro y'urugamba, hari imyiteguro y'imirwano. Kuko niba ubyumva neza, Wazalendo iri kwitegura imirwano,
FARDC barimo kwitegura imirwano nyine, nayo 23 barimo kwitegura imirwano mu bice ariko binyuranye. Bamwe baragaba ibitero bari gutegura ibitero kugaba kuri bagenzi babo, abandi nabo bari gutegura ibitero bashaka kugaba nanone ku rundi ruhande. Ibyo rero ni ikibazo gikomeye cyane, kuko biraza gutuma buri ruhande rutangira gutegura ibitero byabo ku rundi ruhande, bishobora guteza ubushyamirane bukomeye cyane, kuko niba Wazalendo iri gushyira ingufu hano Kavumu, na F23 igashyira ingufu hano muri Mwenga, biraza gusiga iki? Biraza gusiga iki mw'abantu? Niba mubyumva, urumva ko biraza gusiga intambara ikomeye cyane, biraza gusiga imirwano ikomeye cyane hagati y'izi mpande zombi uko ari ebyiri. Gusa amahirwe ashoboka cyangwa se ikiriho nuko bitakabaye bigenda gutyo, iyo mirwano yakabaye mu by'ukuri itabaho, kuko iyi mirwano yatumye abaturage benshi kabisa kuri ubu ngubu batakibarizwa mu ngo zabo, baragiye bahunga kubera ibibazo by'intambara. Benshi barahunze bahunga ingo zabo, amashuri, abana bahagaritse amashuri. Ikindi kandi nanone kiriho cyangwa se kijyambere, si ibyo guhagarika amashuri kw'abana, hari abajyanwe mu mitwe yitwaje intwaro, hari abagizwe imfubyi n'intambara, ndetse bagiye batakaza ubuzima. Ikindi kandi usabwa kuba wamenye cyangwa se ugomba kuba wakumva, ntabwo ari ibyo gusa cyangwa se ntabwo byigeze bigarukira aho ngaho. Hagiye habaho ingaruka nyinshi cyane nyuma y'uko bamwe bajyanwe muri izo nyeshyamba. Haracyari kugaragara ingaruka na n'izi saa cyangwa se n'amagingo aya ngaya, n'abasigaye mu ngo zabo uyu munsi ubuzima bumeze nabi. Ibintu birakomeye kubera ko ntibahinze, ibicuruzwa byageraga muri bice byarahagaze kubera ibibazo by'umutekano muke, abandi bakomeje guhura n'ibibazo by'ubuhunzi. Abahungiye imbere mu gihugu ndetse n'abahungiye hanze y'igihugu bose baragirwaho ingaruka nyine, cyangwa se biraturuka kuri iyo mirwano. Ni amahirwe rero ko imirwano yahagarara, si icy'ingenzi ko imirwano yakomeza gusa nyine. Ngira ngo murabyumva uko ibintu bihagaze cyangwa se uko byifashe, ntabwo byoroshye habe na gato. Ni mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rero ni amakuru agiye atandukanye tugenda tugarukaho umunsi ku wundi, cyangwa se n'ibikomeje kugenda bijya ahagaragara, tugenda tubamenyesha, tubabwira uko byifashe. Tubabwira uko byifashe, kuko amakuru tuba tugomba kuyabakurikirana 5/5. Nimvuga ngo 5/5, wumve ko ni 5 ku kandi rwose. Hanyuma rero ikindi kintu ugomba kuba wamenya, cyangwa se amwe mu makuru agezweho kugeza kuri ubu ngubu, nuko inyeshyamba za F23 zatangiye kwiyamagara Kinshasa rwose ngo nibaze batore imfungwa zabo bemeye kuzirekura. Ni mu gihe inyeshyamba za F23 zategereje ko Kinshasa yarekura imfungwa zayo, nayo ikabasha kurekura izabo, biranga. Babona ko Kinshasa rero iri seriye cyane. Hanyuma kuri ubu ngubu biravuga ko inyeshyamba za 23 abarimo Bertrand Bizimungu ndetse n'abandi bayobozi batangiye kuvuga bati se ko amasezerano yasinywe akaba atari kubahirizwa, cyangwa se akaba atarimo gushyirwa mu bikorwa, biraza kugenda bite? Ati biraza kugenda bite? Ati rero hari imfungwa 5,000 ziri Rumangabo, ngo barasaba ko Croix Rouge ishinzwe gukurikirana icyo gikorwa cyo gufungura imfungwa, guhanahana imfungwa hagati y'impande zombi, bazaza bagasura Rumangabo bakareba uko imfungwa za Kinshasa zifashwe, hanyuma bakaba basishikariza Kinshasa kurekura nabo imfungwa zabo. Basabye 166, ariko uyu munsi baravuga bati twebwe twemeye 365 na Croix Rouge, atari ko hari n'abandi 5,000 twebwe twari twemeye gutanga, ibibazo bikaba byakemuka. Kinshasa rero yakomeje kwinangira, ariko AFC23 igeze iraza gusaba imbabazi, irebe ko ibyo ngibyo byabasha kuba byakunda. Ni amasezerano rero akomeye, byari byavuzwe ko mu minsi 10 yonyine gusa, kuva ku itariki 17 ubwo kugeza ku itariki 27 z'uku kwezi, ibyo byakabaye byarashyizwe mu bikorwa, ariko ntabwo ariko byigeze bigenda, ntabwo ariko byagenze. Na n'izi saa nta muntu n'umwe urarekurwa ngo ajye ku ruhande rumwe avuye ku rundi, ave ku ruhande rw'inyeshyamba ajye ku ruhande rw'ingabo za leta, cyangwa se ave ku ruhande rw'ingabo za leta ajye ku ruhande rw'inyeshyamba. Nta ruhande na rumwe rurabikora. Ukumva ko rero hakirimo ikibazo, hakirimo imbogamizi, ndetse hakirimo na byinshi byo kwibaza niba koko
ibyo bizakorwa cyangwa se hazakomeza kubaho hazakomeza kubaho kubeshyanya, ndetse bishobora gukomeza gukura amakimbirane n'imirwano ikomeye mu bice by'impande zombi. Ngira ngo nawe urimo urabyumva ko bitakoroha biramutse bikomeje kugenda gutya, byarushaho gukara ndetse biraza kurushaho gukara uko byagenda uko ariko kose. Reka rero mbashimire, mbabwire mwakoze cyane kudukurikirana. Ni iby'agaciro kandi by'ingenzi kurushaho kubana namwe kuva ku munota wa mbere kugeza kuri umunota muri aya makuru. Turaza gusura amasaha ari imbere ubwo turaba turi kureba n'andi makuru arabagezweho.